Umpe Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Yohana igice cya 13, 14, 15, 16, 17, 18 na 19. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Yohana igice cya 13 kuwa 5 mutagatifu. Yesu yarazi neza ko igihe cye kiri hafi kugera, maze bigeze kuwa 5 w'isabato cyangwa se jedi, akora ikintu gihambaye isi izahora yibuka. Amaze kubona ko Satani yamaze kwinjira mu mutima wa Yuda, Yesu yafashe amazi ayasuka mu ibase, atangira koza ibirenge by'abigishwa be ndetse abahanaguza umwitero we. Bose barumiwe cyane. Imana yicishije bugufi yoza ibirenge by'abagaragu bayo. Uyu munsi mu bihugu byinshi bahita mandatumu, kuko hatanzwe itegeko rishya ryo gukundana. Uyu munsi ntidukwiriye kuwizihiza rimwe mu mwaka, ahubwo dukwiriye kuwuhorana iminsi yose. Kuri uwo wa 5 w'isabato bari mu cyumba cyo hejuru. Yesu yishuriye Petero ko ari bumwihakane. Kenshi twizera ko hari intambwe twateye mu bya mwuka, nyamara iyo duhuye n'ibigeragezo nibwo dusanga tudakwiye kwiyiringira. Twiringire Yesu wenyine. Yohana igice cya 14. Ntimuhagarike imitima yanyu. Yesu yavuze ijambo ryiza cyane. Iri jambo abantu benshi barihimbyemo indirimbo zitandukanye, abandi barifashe mu mutwe kuko ryururutse umutima. Yaravuze ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Turi mwese duhangayika, ariko iri jambo riradukomeza. Yarongeye aravuga ati, mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. Ndakwifuriza kuzahabwa inzu nziza cyane mu bikari byo mu ijuru. Yesu yakomeje kuganira n'abigishwa be, ababwira ikimenyetso gikomeye kizaranga abayoboke be. Ni ikihe? Ni ukwitondera amategeko ye. Hahirwa abayakomeza bose. Yesu kandi yasezeranye ko Mwuka Wera azabana natwe, azatubera umujyanama, kandi n'uzajya twibutsa amasezerano yose y'Imana. Yesu yadusezeraniye amahoro atandukanye no kuba nta ntambara twumva, ahubwo amahoro y'imbere mu mutima umuntu wese atabona. Yaravuze ati, mwisi mugira umubabaro, ariko muhumure, natsinze isi na Satani. Izina rye rishyirwa hejuru. Yohana igice cya 15. Umuzabibu w'ukuri. Umuzabibu mwiza uba ufite imbuto nyinshi kandi usa neza, kandi bituruka ku muhinzi uwitaho ndetse n'ahantu uteye. Yesu yavuze ko ari we muzabibu kandi ko twese turi amashami. Yavuze nanone ko Data wa twese ari we uhingira uwo muzabibu. Yaradutoranije maze dushyiraho kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihannye. Ntidusabwa kwera imbuto gusa, kuko benshi bagira gukiranuka by'igihe gito no kwihangana bitaramba. Yesu yaravuze ati, mwere imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Imana iduha umugisha. Hashimwe Yesu wadutoranije, hashimwe Imana Data yamuduhaye, kandi hashimwe Mwuka Wera utugira inama kandi twacogora akadukomeza. Kugira neza kw'Imana niko kutubeshejeho. Yohana igice cya 16. Mwuka Wera. Yesu yabwiye abigishwa be ko bazahura n'imibabaro myinshi, ariko ko azajya barengera igihe basakiranye n'amakuba. Yababwiye ko azaza Mwuka Wera kandi azakora ibintu 3 bikomeye cyane. Icyambere, Mwuka azemeza ab'isi ko batsinzwe n'urubanza rw'Imana. Icya kabiri, azemeza ab'isi icyaha cyo kutemera Kristo. Icya gatatu, azemeza ab'isi ibyerekeye gutunganira Imana. Mwuka Wera turamukeneye. Yesu yabahishuriye ikindi kintu kinejeje cyane. Yaravuze ati, icyo muzasaba Data cyose
cyose mu izina ryanjye azakibaha. Reka tugire umwete wo gusaba Data no kumwinginga kugira ngo atwuzuze Mwuka Wera atubere umuyobozi. Yohana igice cya 17. Isengesho risoza. Yesu agira ngo asoze umurimo wo kwigisha no guhugura. Yesu yubura amaso areba mu ijuru aho agakiza kacu gaturuka. Yasenze isengesho rirerire cyane asabira abigishwa be. Yaravuze ati, dore sinkiri ku isi ariko bo bayiriho, uyibarindireho kandi ubahe kuba umwe. Umugambi wa Kristo ni ukuturinda tukiri mu isi kandi ni ukubona ubumwe hagati yacu. None Yesu yasengeye bande? Yaravuze ati, sinsabira aba bonyine ahubwo ndasabira abo bose bazanyizera. Nejejwe no kuba nanjye Yesu yaransengeye muri ariya masaha. Yesu yavuze ko yamaze kutumenyekanisha ku Mana kandi ko agikomeje kubikora. Abamwakiriye bose bambikwa ubwiza bwe maze bagahinduka inshuti z'Imana. Ndagusabira ngo nawe iri sengesho risoza umurimo wa Kristo uryiyumvemo. Yohana igice cya 18. Bafata Yesu. Yesu avuye mu cyumba cyo hejuru yerekeje mu gashyamba ka Getsemani aho yajyaga asengera. Yuda yari ahazi maze ajyana n'abasirikare ndetse n'abakuru b'Abayuda bajya kumufata. Petero agiraga ishyaka ryinshi yari yabashije kubona inkota ebyiri. Muri ako kanya igitero kije, Petero arahaguruka atangira guhangana nabo ngo arwane kuri Yesu. Mu ntambara z'umwuka ntituzarinda kurwana. Imana yasezeranye ko izohereza amavubi atugenda imbere. Imana yasezeranye ko mu nkiko izatuvugira kandi yasezeranye ko mu nzira tuzajya twumva ijwi rituyobora ngo iyi niyo nzira. Yesu yaritanze ajyanwa kwa Ana na Kayafa ndetse baramufunga. Petero yahuye n'ibihe bigoye maze yihakana Yesu. Nyamara Yesu arebaga mu mutima yari yamusabiye ku Mana. Yuda nawe yabonye ko Yesu bamufashe bamuboshye maze arasakuza ati, Kayafa rwose nagambaniye amaraso atariho urubanza. Iryo ni ryo ryabaye ijambo rya nyuma ry'umugambanyi maze arimanika arapfa. Imana iturinde kugambanira izina ryayo nka Yuda. Yohana igice cya 19. Urupfu rwa Yesu. Yesu bamugejeje kwa Pilato bamushinja ibyaha, ariko Pilato kuko yari yamenye ko ari intungane ashaka uburyo amurekura ariko atinya abantu. Pilato yari asanzwe arebwa nabi n'abayobozi be bo hejuru. Icyo cyatumye Abayuda bamubwira ko natabamba Yesu arabagomeye Kaisari. Pilato nanone yari yaburiwe n'umugore we ko atagomba gukora kuri Yesu. Pilato yarwanye n'umutimanama we maze ahitamo kwitandukanya n'ijuru abambisha Yesu. Abantu bose babambwaga, hejuru yabo hamanikwaga icyapa cyerekana ibyaha bakoze. Kuri Yesu we hejuru ye hari handitswe ngo, uyu ni Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Si Abayuda gusa ahubwo n'abaremwe bose. Yosefu na Nikodemu nibo bashyinguye Yesu. Imana yari yarashyize impano mu biganza byabo ngo bazakore uwo murimo usoza urugendo rwa Kristo mu isi. Bamushyinguye mu mva nshya. Wenda iyo iba yarashyinguyemo abandi yari kuzuka bakavuga ko yakoze ku magufwa ya Elisa cyangwa undi muhanuzi. Yari mu mva nshya kuko imbaraga zo kuzuka zari muri we. Uwo niwe byiringiro byacu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyobose Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni irihe jambo rihumuriza riri muri Yohana igice cya 14? Icya kabiri, ni akahe kamaro ka Mwuka Wera? Icya gatatu, ni irihe jambo rya nyuma rya Yuda? Imana ibahe umugisha.